se kumanye ni kure kandi. Aya ntabwo ari kure tuhageze. Tuhageze n'ahangaha. Mwiriwe. Mwiriwe. Amakuru. Bite kri? Mira cyane. Amakuru. Muradusuye. Umeze mutera? Tumeze neza ariko munje inyuma. Oya, ntabwo twakubona. Munje inyuma kuko nanjye nibwo nyigera hano mva gucuruza. Mumeze mutese? Turakomeye pe. Mukomere. Hano ho mu nkibera. Sha. Ni hano twibera. Nanjye nagushakaga cyane. Jewe. Uzakumenya aho pe. Ni hano nuko agatebe Aneta ari kukicayeho ati kukoza ibyombo. Je na ntebe ndagura munyihanganire. Aneti se ngari koza ibyombo he? Aneti shakiri reba mu gikari hariya. Aho njya nita mu gikari. Nzanje nta gikari ngi. Ya kumufasha. Aha genda mwe muganira. Ese kuri umwana umwe batetesheje. Ngagiye kumufasha. Najye mufashamo. Ese amakuru. Meze. Mama nimeze neza. Meze neza. Nani wibera? Ni hano nibera. Sara tuje pe. Yewe. Haba hatuje iyo umuntu akodesha. Etse ko nakodesha n'umuntu wahanije. Uhabera ubuntu. Iyi ni umuntu wamaye ingombe mibere. Uhabera ubuntu. Sinakuraho amafaranga yo gukodesha. Cyane ubuntu pe. Ariko nyine tuni ukwihangana uzone ko umera. Ngo wenda abona nazi kwihindutse do. Abona wigeze nka baba se. Ubu uri kubibona we kanyikira style. Ariko sirimutse kare mugore. Gabure y'ahantu hari umutuzo ibintu byose birikora. Cyambere na amahoro. Nanone. Ndana arahindutse rwose umeze neza usa neza ndabona wabaye nka babagore bari kwiga ubusirimu. N'ibintu byaba abagore biga ubusirimu. Ase wandetse. Ibyo birakureba. Nese uragira ngo nanjye nishyire mu myanya ntarimo. Ariko birandeba. Nose nk'ubu nk'umuntu akubonye Yesu akumva rwose nguru mu family. Uri kwiga ubusirimu ugomba kugendera mu busirimu. Niba utabufite hari ukuntu usirimuka ariko utanasirimutse. Uri kunyumva gusirimuka udasirimutse niko wakabaye umera. Noneho ngutera icyasha. So kubeshya. That's why ndako mbona hari ibintu uri guhindura. Shaka umva ngo uri mu byara wanjye. Uzi ko nakabaye mu bantu nakabaye ngendana nawe urimo. Nta kibazo nyine uganira aho ngaho uganiriye nabi ariko nta kibazo. Ariko buri aho kugira ngo ngewe mbe mu bintu nk'ibi ngibi nta mahoro nta n'umutuzo byanarurira. Cyambere nuko mbanye neza n'umugabo wanjye. Sawa nyene komeza ugume muri ibyo ngibyo. Urugendo se rwaraguhiriye na ko twaje kukwimura udahari. Barampiriye nari meze neza zo kukubeshya. Nageze ahanga stress zashize. Ariko subwo ibyo mbuzabigumamo kugeza ryarira. Kubera iki? Nuko mbona ari byo washyize imbere. Reka nze ngubwize ukuri noneho hari ikintu uvuga nkanacyumva. Narimuye na Kirisi uriya ndi kuza nk'ukubajije. Ambwira yuko aho bahazi. Mbone akazi. Ariko nzi gufura disi mujye mundangira. Siko ari haranza gufura gusa. Je mu rugo rero nta mwana ndagira turacyari babiri. Undi nirirwa na gataro ahantu ngira nza gufura ni hari aho nyine. Cabuze muragoye. Uzoburagoye ariko rero hagize aho mbona nakubwira. Ariko rero ntityagenzaga. Ari nabyo bitumye ngera ahangaha. Papa Kirisi yagushaka. Yaje se? Oya. Ntabwo yaje. Ubwo yambwiye ko ngomba kumenya aho uba. Kandi nkagwa nimero asigaye akoresha kujya muvugana inshuro nyinshi kuko nenga bagukeneye. Cye wanyenera? Yego. Urumva ko ubona biragoye kandi ntiyabwira madamu we ngo mpa nimero ya mama gutumesera ngajyaza ngo imbuto mu rugo. Ubwo ndavuga nti reka jewe abinsabye none kagivuga ushake weho bwawe ari utwira nimero none nzayimwoherereze ngajya kuvugisha. Niko rero gusaba Kirisi ngo angeza ahangaha.
hari imyenda yabo napfubije se. oya da ni ukujya kuvugisha iyo ngiyo ari bigaragare ko na mbere mwari mubanye neza mbere y'uko agenda. Uriya ni boss wanjye ndamuzi. Iyo umuntu bakoranye neza bakabana neza baratuma imyaka myinshi ariko uriya mugabo ni umuntu mwiza cyane rwose. yigeze kunyihera 20,000 agataro kanyumiyeho utuntu tungana guteze hakusha ukora ahantu heza. uriya mugabo ni muzima cyane. uriya ni muzima pe. Bwira stress ziba muri uru rugo noneho iziraha ziragurumana nibe nizambere mbere ho na stress zari zihari. Reka da stress sutitera ubwo tangiye bimwe byawe reka nze nkubwirane rwose pe niba ari ibyo ngibyo byawe sinzi impamvu buri munsi mba numva ibintu wikoza wigira ntabikunda. ahubwo se ni gute waba uri stress urugo rwawe ntirube stress? Shana ntabwo uzi ikibazo ufite. Kadiri inkuru uri kwiganiriza none ntabwo uzi ibiraha muri uru rugo. ni ibiki? Ngende nzi nimara kugera aha ngaha sange Gasi yagiye n'umugore imwe itankunda muri mu kazi wanjye. Navuga Gasiha uyumve nakugiye gusara nyisanga none bari kunjujubya karanjujubya hahandi mbona ari hafi no kunyemura njyaye n'igihe mbireba nkavuga se ni umuke babanzaniye ni kabutindi yaje aha muri uru rugo ishaka kurunkuramo kandi manza nkubwiza ukuraha keretse polisi yahagaze sinahava. Beti reka nkubwire ndakuzi reka pe ndakwiyiziye amaso ku maso vuga ko ubwo ngubwo wenda hari byo mutumvikanyeho bitewe n'ingeso zawe akakaguru kawe ndabizi ni karekare ari naho kuvuga ngo arakujujubya nanjye hari ibyo ndeba kandi ndi mubyara wawe nkumva nta kwihangana. Aha none se shaho umwana murize kadakurwa urutozi wavuga iki? aho ho rwose uvuze neza nyine ubu niyo nzahohoterwa niyo bazashaka kunyicira muri iyi nzu niyo nagutakira ntushobora kunyicira. wenda urumva akantu k'amaraso ntago kabura ntago nasanga bari kukugirira nabi ngo nicare ndebere cyangwa njye mvuga ngo oye oya tuza rero nkubwire noneho ibibazo mfite kambwira kuko burya akantu kose wikora umenye ko amaraso yanjye nawe ari amwe niyo nawe ndi mu mafuti wandwanirira. ibyo se urabimenya ko njyewe nyine ubu nziza ubukene bwanjye ibyo ngibyo urabimenya. wihaye se mu bintu by'abarokore. Rero telefoni yanjye harabona hano nta muriro ubamo mvuye gucuruza yashizemo umuriro Aneta yinjyaniye mu baturanyi kiretse ningu nk'iyanjye sinzi ukayimu. Oya ntacyo icyambere kwa rukumenya mu rugo ngewe isaha n'isa n'ubundi nzagakoze gutorera nimero niba utayize mu mutwe nta kibazo sundana yibuka. oya weho wihangayika ikintu nshaka kunya mpamenye ndahabona hanjye mpanyura n'ubundi uyu muhanda n'ubundi bagiye ngo njye mpanyura ishuro nyinshi ubwo sinarinzi ngo manuka kano ganda kagera iwawe cyane ko nkunda no kuza gufura. oya uyu mu rugo sinayikwaka yaraho sinayikwaka iyo mbishaka ko nayibatse nabariya ariko none itari ngombwa ndavuga nti kazi nkirebere witwihere wowe ubwawe. Nuriya mukozi wo kwa Mukirisa arayigira aha urero biro cyuko umuntu yayimukuraho ajya mahira. aha ubwo risa nisa ziyakunda ntaguhamagaye bone ni nimero iherwa no guteranya rimwe nimero hariho guteranya mubare rimwe ubwo uzatubifata. Yeyo ramubonye se ubwo se umeze nk'uvuye koza ntabwo ibyari byogeje bisi na neti yo bahuye bubona bagana. ubwo rero ngo nuko nguko ubwo ngubwo tuzabikora gutyo bizagenda neza no gukomeza ucuruze gusa nyine shyamo imbaraga ubwo muntu nyine nzamubwira ko ibyo gucuruza kuza kubitora hari umuntu ashaka kugira ngo ageze kumurangurira. nta kibazo hari umuntu ufite amavoka imineke yarambwiye nti washakira umuntu w'umuzunguzayi akajya aza kugira ngo mujye muha ibintu abicuruze ibyo nemo ndamubwira njye yatashye nanjye nagusiga ngo bayi rero ubwo ndamubwira yuko uzaza kujya utora imari ukagenda ugacuruza ukaza amafaranga mukagabana. Sa murakoze kiri n'ubundi mu gitondo ndaza gufura iwanyu we murabona na buriya kandi murakoze nubwo muruguyemo. Bundi usiwe nakabaye ngendana nawe. Umva rero nkubwire kuba nta mahoro na make ufite nuko nawe utemera kuba uwo mukora. Reka nkwibwire umva rero umugore uri aho ngaho araza aranzonga urumva noneho ubu dusigaye tugeze ku rwego ngira ngo tuzanicana pe kuko arantoteza aramburabuza
wagira ngo ni gatumwe hano muri uru rugo. ahubwo wowe ufite satani. Niba utekereza ko uzicana n'umuntu urumva udashaka gufungwa. Nese ubwo reka ndamubwira kugira ngo azambera beze bene aka kageni. Hakuzi gusuzugurwa n'akantu kaje mu rugo rwuzuye. Njyewe nasanze nta kintu na kimwe gihari none kabonye tugeze aho tugera. Njyewe nakubwiye ko umwanzuro w'ibyo byose ari ugusenga. Utarafata umwanzuro ngo usenge. Umva. Uzazengera urwo rugo uvuga rushagaraye ruzakujagaraza bakumanuse mu nda y'isi. Burya naho hari ikintu utazi reka nze nkubwize ukuri. Njyewe mama Kristo reba. Ubu ndi kumwiga. Umva. Ngiye kugenda mu nywere. Nangwe sinzi inzoga nzanywa iyo ariyo. Ndareba mu ntebe nkabona n'ubundi yanakwiramo uko angana. Urumva? Niba nzamuta ku gasi nkongoro zikamurya sinzi ikintu nzakorera mugore. Ngiye kunywa nkwereye uriya mugore. Uzumva kanjye nawe. Sinkubeshye. Ushaka kwigira inkora amaraso. Inde? Aho kugira mbangamirwa na kariya kantu. Reka nkubwize ukuri. Nzakora akantu uzakumva. Aguzi kugira ngo iki gihugu ni imikino. Gusa reka nkubwire. Ndi kukureba nkabona uri gukomanga amarembo ya gereza. Kandi numara kwikururira umuriro. Ukawucana. Nzakureka uwote. Ntitaye ngo ngirana isano nawe uzawota paka. Anita ukumva hari ikintu nzongera kukubwira ikintu kijyanye n'uru rugo rwanjye utemeye kujya ushyigikira. Reka nkubwire gendana nawe n'ubundi sinanamenya nawe nabwirwa n'iki se niba utangambanira. Ikibi cyawe ntabwo ujye ubasha guca bugufi. Ntabwo ujye ubasha kumva icyo nkubwira. Kubera yuko rero udashaka kumva ibyo nkubwira. Nushaka uzabyihorere kuko nta nama yanjye ubukeneye. Genda gake rero uzumva amakuru. Ejo uzajya kumva wumve nanyereza najyana he. Uzanyumva ngiye mama Kristo si niyo nawe. Yewe we. Karame. Uraho neza. Umeze gute? Subwo nayo magambo kuko akabaye nyakiriza. Ugaza nuko aho kugira ngo mbaze ngo meze gute ntumamagara ntugira ute ahubwo reba ibibazo wanzaniye muri uru rugo. Uzi ukuntu uyu mushiki wawe nzengereje yanzonza aranzengereza nawe ugize ngo wanzaniye umuntu ko wanzaniye kabutindi hano. Nirirwa muvugana ntushobora kumpamagara ngo umbwire igihe cyose nta no kumvugisha. Ese ubwo wari uzi imeze? Nawe nyine ariko ntabwo binyoroheye nyine wumve ko mushiki wawe yanzengereje. Nari nirambitseho ari saro ho gakeya. Niho agahinda kaba kanyegetse. Ubundi ubwo wamuzanaga wabonaga tuzashobokana n'uriya mushiki wawe ntabwo umuzi. Nuko ye mushobokana se mushobokana nande? Ntabwo ngo twari kuzashobokana. Wowe se urashobotse. Hello. Umeze ute brother? Ubu rero nawe ujya ugira ngo wasize umuntu. Aha nta muntu mbona. Ibaze ko nageze mu rugo ngasanga amaze hafi ibyumweru bingaha atari mu rugo. Umwana ari wenyine n'umukozi. Aha ahubwo mba nibaza
banibaza azagira igihe cyo kurera umwana ngo amuhe ariko ngira ngo barakunumye wa mugore kingana iki waretse nkavugisha ukuri ariko kuvugana waretse nkavugisha ukurira hari icyo mvuze kitari cyo ibyo umubwira ushaka ngo twongere dushwane njye nawe muri mudo nta mbaraga nifite ushaka ngo twongere dushwane njye nawe bwa kangahe kugeza ku rugero rw'uko umbuza kuvugisha musaza wanjye ngewe ariko ubundi turi abakeba cyangwa turi abaramukazi rero n'ubundi ndabona n'ubundi ntambara zaravutse muri uru rugo turi abakeba cyangwa turi abaramukazi reka nanze nkubwira nkazongera kumva ufata umugabo wanjye ukirirwa umugabo wawe se umugabo wawe ariko si umugabo wawe nge ukirirwa umubaza amanga umugabo wawe nge sindi ntabwo namushiki uza kwirirwa ntabwo ni mushiki we utamenya telefone yawe ahubwo ugashaka ukanshinza ko ari nge wayishe nta soni bazakumfata wowe nakwishe ninamara kukwica nunyica se uzunguka iki nunyica uzunguka iki uzongera nunyica uzunguka iki zongera wongere kumbwira wirirwa uvuga ubusa uzunguka iki umugore gusa w'ingare gusa utagirwa inama utabwirwa ngo yumve amara bazakunyageka wowe nzakwica nta n'isoni gusa mwana wakoze n'ejo uzongera umpa amafaranga niba atatwirukanka kumanura ubuzima bwo mu muhanda nanjye bose nanone ariko ko abambwira ibiki alo uraho neza bose ni byiza erega nuko nzi kuri bosi wanjye none se ubu nakwita nde uri papa Chris icyo koze ntacyo ubwo nzajya nkwita papa Chris ariko uri na bosi wanjye bosi meze neza nako papa Chris ese muzaza ryari njya gufura mu rugo nabo baraho ese ibintu nagusabye bimeze bite urabona mama wawe ni inshuti n'iwacu yego kandi nawe ubwo ni ukuvuga ko wabaye inshuti ubwo Mary wawe nyine ari inshuti natwe ko ari ikintu nshaka ni ikirenze ku bushuti ni ikirenze ku bushuti se we nakucyumva buriya yego ni urukundo njyewe ni urukundo kuko uri inkumi ndi umusore ikindi turi inshuti n'iwanyu yego unyemereye rero urumva byakoroha unyemereye wa mu mutima wawe nanjye nkaguha uwanjye yego uya ntago ari kanoni z'abanyakigali meze neza kandi muba mukoze kutuzirikana mukaduhamagara bose amafaranga
njye rero gutya mbayeho biranyuze n'umwana wanjye, biranyuze pe. Erega iyo nagiye gufura madamu wawe ama 5, iyo twebwe iyo wiboneye ubugari n'indagara cyangwa n'ibishyimbo biba bihagije. Oya, uriya nzabaza mama Chris. Oya, ntabwo ibyo ngibyo nabikora ko njyewe ndabikeneye. Nyine amarangamutima yawe ya nyayo icyo nkusaba nyine, kandi umfashije wanyemerera. Ega no muri Bibiliya byanditsemo ngo nimusaba muzahabwa, nta jambo ririmo ko nihagira uwusaba azimwa akareka, azahabwa. Ako kantu nawe nyine kwandike mu mutima wawe ubwo umenye icyo nshatse kukubwira. Yego, ngiye nzagukunda kandi bivuye mu mvamutima. Ntabwo nzakubabaza, ntabwo nzagutera agahinda nk'uko ubitekereza. Ase ibintu byose wowe usaba mama wawe, ibintu byose ni ugusaba Mary kweri? Basi urumva muri wowe ufite icyizere cy'uko bishobora gushoboka Mary wawe bimubwiye? Amafaranga nshaka kuguhereza ko kuba wakwifashisha uzambwira next nongera kuguhamagara. Ikindi icyo ushaka wumva nazakugurira inaha mu mahanga. Ubu se ni iki? None se ubwo boss papa Chris ubwo waba ubinzanira nkande koko? Icyo ushaka uzanzanira icyo, kandi murakoze. Ntubizi ko twimutse se? Yego. None se waje kuza kunsura mu rugo ko mba ndi no mu rugo njyenyine? Urabona dadi yaragiye, Mary nawe ntaba hari, bimeze bite? Ubwo nuza kubona akanya urambwira. Okay, sawa. Okay, ntacyo. Uzashiduka waragezemo n'ubundi se bizira ndanze. Murakoze. Wakoze nawe umwanya wawe, dore bageze gushanya nkaguhamagara n'ubwo mayinite nyine abagenda cyane, ariko nta kibazo cy'amafaranga. Murakoze cyane. Aho umunsi mwiza n'akazi keza. Yego. Bye. Yego, bye. Sawa. Umugabo ushaka kumpa ibintu by'ubuntu, aba ashaka kunjyana ikuzimu ko numva ngo abakire bajya ikuzimu.